bakunzi ba Jungle Time show mutegurirwa na Adidas Rwanda, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali nk'ibisanzwe. Twizere ko mwaramutse neza cyane, natwe tumeze neza. Nshuje cyane muri diaspora, nshuje cyane muri East Africa, nizere ko meze neza. Muri session y'uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu by'ingenzi cyane mu by'ukuri ujya urota akenshi na kenshi ariko ntumenye icyo bisobanuye. Ahangaha ufite inzozi nyinshi ariko ntabwo uzi icyo zisobanura, ugasanga mu by'ukuri uri wa muntu ukabya inzozi cyane cyangwa se wenda rimwe na rimwe ntabwo ujya uzikabya, cyangwa se ugasanga ukabya zimwe ntuzikabye. Ahangaha rero tugiye kurebana inzozi uzarota mu by'ukuri zakwereka ko byanga bikunda uri umuhanuzi, waba uri pasiteri waba utari we, waba wibera mu mirimo yawe munsi, waba ujya mu rusengero waba utarujyamo, hari rwose inzozi uzarota zikwereke ko uri umuhanuzi. Ugomba guhita ubimenya kuva uyu munsi byanga bikunda ko Imana yagutoranije kugira ngo ube umuhanuzi, kabone nubwo waba utajya mu rusengero cyangwa se udakunda kujya mu rusengero cyane. Ahangaha nurota cyane cyane wambaye rinete, ukarota wambaye ikintu cyitwa rinete, iyi ni red flag cyangwa se n'ikimenyetso kizakwereka ko uri umuhanuzi byanga bikunda. Uko rinete iki ni ikimenyetso ubusanzwe zambara umuntu wenda n'urugero rwaye amaso kugira ngo zikurure ikintu cyakiri kure cyangwa se ubashe kureba n'ikiri hafi, ariko kubera ko ahangaha tureba gukura ikintu kiri kure, kandi abahanuzi nabo bakurura ibintu byakore cyangwa se ibintu bizaba mu minsi ya kera, bakabasha kubibona, bakabasha kubibona mu buryo bwa vuba cyangwa se bakabasha kubibona, kuko umuhanuzi ubundi avuga ibintu nyine bizaba bitari byabo. So nubona wambaye rinete rero uzamenye ko ahangaha uri umuhanuzi nta kabuza. Aha rwose nta kabuza uriho umwuka w'ubuhanuzi. N'urugero usanzwe wambara rinete, noneho urose nanone wambaye rinete, izo uzarota ahangaha niba koko uri umuhanuzi uzarota ari rinete. Niba wambaraga duto zabaye nini cyane, niba wambaraga izo z'amaso wambaye ziriya za antisoye na n'urugero. Ahangaha uzamenye neza ko 100% mu gihe warose izo nzozi uri umuhanuzi uriho umwuka w'ubuhanuzi. Urugero ushobora kurota wambaye filime, ngira ngo murabizi neza ko iyo wambaye filime wowe uba uri kureba abantu batabasha kukureba. So bishatse kuvuga ngo kurota wambaye rinete ni inzozi zikwereka ko uri umuhanuzi, uri wa muntu ufite ubushobozi bwo kureba ikintu abandi mu by'ukuri batari kugira gute, batari kubona. Umwuka w'ubuhanuzi rero ukuriho mu buryo bw'umwuka rero Imana ishaka kukwereka wowe ko ufite iyerekwa abandi bantu badashobora kubona, ushobora kubona ibintu mu buryo abandi batabibonamo. Aha rero abantu bakunda gusenga cyane cyane bakunda kujya mu masengero cyane bakunda kwibeshya ko abahanuzi ari bari mu nsengero gusa, ari babandi mbese b'abapasitoro. Oya, hari abandi bantu Imana iba yarasize amavuta ariko mu by'ukuri bashobora kukubwira ikintu kikaba cyaba. Ahangaha rero ntuzibeshye ko abahanuzi ari aba mu madini gusa, ahubwo abahanuzi ni wa muntu wari we wese ushobora kukubwira ikintu ejo kikaba cyaba. Wa muntu rero ari gihe aba narusha guhanura neza rwose, wa wundi wizera nka pastor. Ikindi kintu kikwereka ko uri umwuka w'ubuhanuzi cyangwa se ufite impano y'ubuhanuzi ni ukurota uguruka mu birere bitandukanye, uguruka cyane cyane ujya mu kirere kimwe kongera ukagaruka ukajya mu kindi. Iyi ni red flag cyangwa se n'ikimenyetso nawe kizakwereka ko uriho umwuka w'ubuhanuzi. Ahangaha iyo uri mu myaka mito hari igihe bishoboka ko warota uri kuguruka, ariko iyo uri umuntu mukuru, iyo uri umwana biba bivuze ko uri gukura nyine, uri gukuramo. Ariko iyo uri umuntu mukuru mu by'ukuri warakuze. Mu by'ukuri rero nurota uri kuguruka uri mu birere uri hejuru, nuko Imana iguhaye ubushobozi bwo kujya hejuru ugakontorora ibiri ku isi ukabireba, ubaye nka kagoma, uri kureba rwose buri kimwe cyose uri kukireba. Iki ni ikimenyetso cyangwa cya simusiga Imana izabikweretse cy'uko mu by'ukuri uriho umwuka w'ubuhanuzi. Uyu muntu rero uriho umwuka w'ubuhanuzi azaza kubwira ibintu bisanzwe bikubaho, atanakuzi wumve nibyo, ati ibi n'ibi turwaye ibi n'ibi wumve nibyo, cyangwa se akubwira ati warura ahangaha byakugeneje gutya wumve nibyo, cyangwa akubwira ati mu cyumweru gitaha bizagenda gutya na gutya na gutya, kuko byanga bikunda bikubeho. Uno muntu byanga bikunda rero nakubwira ibintu n'ibi azaba ariho umwuka w'ubuhanuzi. Ikindi kintu rero kizakwereka ko ufite amavuta yo guhanura ni igihe uzarota uhagaze mu idirishya ureba abantu, cyangwa se idirishya rikaba rikinze harimo akenge gato cyane ukakareberamo ukareba abantu, wowe ibintu byose ukaba uri kubireba ariko byo nta kikureba nyine, ukarota mwene izo nzozi. Icyo ni ikimenyetso kikwereka ko ufite amavuta yo guhanura, mbese uriho umwuka wo kubasha kubona ibintu abandi batabasha kubona.
kubabona, cyangwa se ukaba uri kurebera mu kirahure cy'imodoka uri kureba abantu, mu by'ukuri bo uri kubareba ariko bo ntabwo bakureba. Iki ni ikimenyetso rero simusiga, nurota zino nzozi uzamenye ko uriho umwuka wo guhanura, ndetse wabyanga wabyemera, waba ujya mu nsengero, waba uri muto waba uri mukuru, ufite ayo mavuta. Izindi nzozi rero zishobora kukwereka ko ufite amavuta yo guhanura cyangwa se uriho umwuka w'ubuhanuzi, zo zirashekeje cyane. Urota ufite amatwi manini cyane kandi utarugize uyagira, ugasanga urose amatwi yawe yabaye manini cyane ku rwego ruteye ubwoba. Ahangaha nurota ufite ibitwi binini cyane, ntuzatekereze se ko narose mfite ibitwi binini cyane byagenze bite. Ahangaha Imana ibishatse kukubwira ko cyangwa se ufite ubushobozi bwo kubasha kumva ibyo abandi batabasha kumva, ufite gukurura ibintu ukabyumva ukabyanaliza ukabasha gusobanukirwa ariko abandi bantu bo batabasha kubimenya. Ahangaha rero nabwo uzaba ufite amavuta y'ubuhanuzi. Ikindi kintu kizakubwira ko ufite amavuta yo guhanura cyangwa se uri umuhanuzi wabyanga wabyemera, ni igihe uzarota inzozi wumva uri guhumurirwa cyane. Ahangaha Imana izaba ishatse kukubwira ko ufite ubushobozi bwo kumenya cyangwa se bwo kumva ikintu abandi badashobora kumva. Ahangaha rero nabwo uzamenye ko uriho umwuka w'ubuhanuzi, ugasanga mu nzozi urumva impumuro idasanzwe. Ahangaha rwose Imana iba iri kukubwira ko uri umuhanuzi kandi ubwo bushobozi uba ufite. Ikindi kizakwereka ko ufite amavuta yo guhanura ni igihe uzarota ubona abantu bari guhanura mu nzozi cyangwa se ubona abandi bantu bahanura. Hariya ntabwo ari abandi bantu, ahubwo Imana ibishatse kukubwira ko wowe uri umuhanuzi ariko mu by'ukuri ntabwo ubyitayeho, ntabwo urabasha kubyaza umusaruro iyo mpano. Niyo mpamvu Imana iri kukubwira ngo rero iyi mpano ni iyawe, nawe bino bintu wabikora kandi ukabikora neza. Ahangaha rero nubona abantu bari guhanura mu nzozi uzamenye ko ari wowe uri kubwirwa, ntabwo ari abandi, ahubwo ni wowe Imana igira ngo ukwereke ko ufite impano mu by'ukuri yo guhanura. Aha nanone ikindi kintu gishobora kuzakwereka ko ufite impano cyangwa se wasizwe amavuta yo kuba umuhanuzi, ni igihe uzarota mu nzozi zawe hari umuntu wakurambitseho ibiganza ari kugusengera. Ibi bivuze ko uri guhabwa amavuta, uri guhabwa imbaraga. Aha rero nurota zino nzozi uzamenye neza 100% ko ufite amavuta ndetse ufite umuhamagaro wo kuba waba umuhanuzi. Ikindi kintu kizakwereka ko warose inzozi zikwereka ko uri umuhanuzi mu by'ukuri, nurota wambaye ikanzu cyangwa se ukarota umuntu aguha ikanzu, ukabona ni igikanzu kinini kandi cyiza gifite umushumi wacyo cyiza cyane, uzamenye ko Imana iri kukwereka ko ufite amavuta ndetse ufite umwuka wo kuba waba umuhanuzi. Ko murabizi neza ko no mu mateka abahanuzi ba kera bakunda kwiyambarira mwene iriya myenda, cyangwa se wenda ukarota umuntu akujyana hafi ku mugezi w'amazi cyangwa se hafi yo ku nyanja, ariko ntimujyamo imbere ahubwo mukicara hafi y'uwo mugezi mukabona amazi ashoka cyangwa se amazi mukaganira ku bintu byinshi bitandukanye mwirebera uko amazi ashoka. Ahangaha ni ikimenyetso kikwereka ko ufite ijwi ry'Imana muri we cyangwa se ufite umwuka w'ubuhanuzi, ariko mu by'ukuri utarabasha kumenya ko ikurimo, utarabasha kumenya ko nawe wabamo umuhanuzi mwiza. Aha rero uzasanga uri umuhanuzi uko byagenda kose, gusa ikibazo gihari ni uko uba utari wamara kubona umuhamagaro cyangwa se kwinjira mu muhamagaro, cyangwa se ugasanga uri wa muntu ufite ubwoba bwo kuvuga ibyo ubona cyangwa se iby'Imana yakweretse. Ahangaha kugira ngo rero winjiremo neza, winjire mu muhamagaro, nuko uzashirika ubwoba ndetse ukanasenga, noneho ukajya uvuga mu by'ukuri icyo Imana cyose yabashe kukwereka ku muntu, kuko hari igihe ushobora gukoresha uwo mwuka wawe Imana yaguhaye cyangwa se ubwo bushobozi Imana yaraguhaye ukaba warengera abantu benshi. Ushobora kubwira umuntu uti ugihana biraza kugenda gutya na gutya, niba ari ibintu biza kugenda nabi mu by'ukuri akaba yakwisubira, cyangwa se igihe n'iki bizagenda gutya bigende gutya, ubuzima bwawe bugende gutya na gutya. Niba ari ikintu cyiza uzagisengera, niba ari ikintu kibi uzahagarika kuba wakora icyo kintu. Niyo mpamvu niba ufite umwuka wo guhanura rwose ntugatinye, ukwiye kuwukoresha. Aha rwose ntukwiye gutinya na hato, ntukwiye gutinya, kuko wowe uravuga Imana ikuvugiramo, Imana ikirangiriza ibikorwa byayo. Urasenga Imana igasohoza. Mu by'ukuri rero n'Imana yakweretse bino bintu ni umuhamagaro, iri kukwereka ko ufite umuhamagaro muri icyo kintu. Wowe witinya, senga ndetse usabe imbaraga. Ahangaha twababwiye kare ko umuntu ashobora kuba umuhanuzi mu by'ukuri atari kuvuga ngo arasenga cyangwa se ari kuvuga ngo ni umuntu umwe bita umupagani utagira mu rusengero ashobora kuba umuhanuzi, umwana mutoya, umusaza se. Iryo jwi ripfa kuba ryakujeho, niyo mbaraga y'Imana yo guhanura ipfa kuba yakujeho. Aha rero nurota zino nzozi rwose uzamenye ko Imana yaguhamagariye kuba umuhanuzi. Aha ni naho dushoreje ikiganiro cyacu. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wakanda subscribe ndetse ugakanda n'akazogera kugira ngo ujye ubana natwe uko ibiganiro byo dutegura byo nakagaruka. Ciao ciao.